ukeneye undi genda bivuga mbisubiramo umubiri ukoze iki uba ukeneye undi mu rwego rwa siyansi yewe ndi scientist hari ibintu tutagomba kujya twirengagiza ubundi kubaka urugo wowe ubwawe ntiwabyishoboza ariko hamwe no gusenga hamwe no kuganira n'uwo mwashakanye ibyo bintu byubaka urugo. Uyu mudamu afite amaraso akozwemo uyu nafite yakozwemo umugabo aravuga ngo kozwe muri X and Y urumuzunguzuga bakize umugore ni X and X. Abagabo muri rusange ubona bakunda iki? Bakunda icyubahiro. So uyu mugabo arifite umwana wanjye akakugira n'undi munsi ntuzavuge ngo muzareshya rero iyo wayi cyangwa ugereke mu gifaransa ifite ibiranga ni ibintu bimwe umugabo yanga. Zaburi ya mbere. Mama Yesu nashimwe. Yesu ahimbaza. Muri amahoro. Turi amahoro turashima Imana. Nitwa Daniel jewe. Nubwo mwitwa bande? Nitwa Vestine. Good. Basanze hano ku murenge wa Muri. Kigaragara wambaye neza urasa nkaho muri mu birori by'ubukwe. Yego turi mu birori by'ubukwe. Nimba tari banga muri mu bukwe bwande? Turi mu bukwe bwa Ernest na Angelique. Wow. Aba bandi bari abatuye rubona nyine. Yego. Cyiza cyane. None se kwambaye bitandukanye n'ibyo bandi wowe ufite yerore muri ubukwe? Ufite yerore ya marene. Ni wowe marene hari ugo no umwishingizi cyangwa marene n'umushingira. Umushingira mu Kinyarwanda rero bitaga umushingira cyangwa umuranga. Ni nawe muranga? Oya. Ashaka no kuba umuranga ariko ngende umushingira. Umushingira mu buryo bw'amategeko cyangwa mu buryo bw'idini? Mu buryo bw'itorero. Cyiza cyane. Kugira ngo umuntu abe marene w'umuntu bashingira kuki? Bashingira ku bintu byinshi. Jewe aho nsengera wenda marene bashingira ko bari we waramubyaye muri batisimu se kwa kundi kwa padiri bashingira ku cyubwo ngo bashingira ku bintu byinshi hari ubushuti kuri umuntu w'umwizerwa uri umuntu wa bugufi bashingira kuri byinshi. Wowe bashingiye ku kugira ngo babere marene muri urugo? Kugira ngo mbe marene turi inshuti uriya muryango n'inshuti yacu n'abaturanyi turasengana dukorana umurimo w'Imana turabaririmbyi. Nimba atari ibanga mumaranye igihe kingana iki uriya mukobwa kugira ngo ujye kumubera marene? Gute tumaranye igihe kinini mumenyanye nyine? Hashize nk'imyaka 13. Turaziranye cyane. Uraza kumena ibanga ho gakeya. Hari ikintu wenda abantu benshi batazi muri iyi minsi ibanga ryo kubaka urugo. Nk'umuntu wabatanze muri ubu buzima birumvikana wowe umaze igihe kingana iki ushatse wubatse? Maze imyaka 11. Ufite experience. Ni irihe banga ryo kubaka urugo rugakomera? Murakoze cyane. Ubundi kwiza urugo umugore yishimamo cyangwa umugabo yishimiye? Ubundi cyambere kuba wiringira Imana. Kwiringira Imana. Yego. Ubundi kubaka urugo wowe ubwawe ntiwabyishoboza ariko hamwe no gusenga hamwe no kuganira n'uwo mwashakanye ibyo bintu byubaka urugo. Nguvuga ngo fondasiyo ya mbere ni Imana. Yesu yigeze abwira abigishwa bera ngo umuntu yubatse inzu ye ku rutare undi yubaka ku musenyi. Yego. Ubwo ibanga no kubakira kuri Yesu Kristo kuba mwizera. Hari indi nama wumva wabaha wenda mu buzima busanzwe? Inama nabaha nuko nkuko natangiye mbibabwira inama ya mbere ni ugusenga ubundi nk'umuryango abantu bashakanye bakajya bajya inama. Ni ukujya inama umugore n'umugabo bagafata umwanya wo kuganira ari bo ubwabo ndetse no kuganira n'abana babo. Ikindi bakagira inshuti z'umugisha inshuti nziza bakajya baganira. Ko hari inshuti zijya zisenya urugo ubwo bazirinda bate? Bazimenya bate? Kuzimenya biragoye ariko buriya fondasiyo ya mbere ni umuryango ni papa mama n'abana. Abandi baraza ariko n'inshuti nziza uko iminsi ishira ugenda umenya inshuti nziza n'inshuti mbi. Akabazo ka nyuma wenda kamatsiko nabaza wenda ndeka mbarize uriya mugabo Ernest. Yego. Umukobwa muraziranye bambwiye ko mumaze imyaka igera muri 13 muziranye uramuzi bihagije akunda ikiranga iki nk'umuntu
umunsi Ernest azitondera iki? Ubundi Angelique ikintu akunda ukuri. Umuntu umubwiza ukuri. Umuntu umubwiza ukuri rwose aramukunda kuko nawe ni umubyeyi mwiza, akunda kugira inama abandi, nakunda umuntu rero utamubeshye. Hari abasore najyaga numva bavuga ngo umukobwa ngo yita mubeshye ngo cyangwa abanyarwanda ngo umusore utirariye ngo ntarongora inkumi. None we bazamubwiza ukuri nibyo bimwubaka. Kumubwiza ukuri, kumukunda, buri umuntu wese akunda umuntu umukunda. Yego. Gukunda. Yego. None twagaruka ku mpande zombi nk'umukristo ni iki umwe yatanga undi urana n'abantu babiri. Umwe nge namuhiki, umugabo yamuhiki, umugore yamuhiki mu buzima busanzwe. Ubuzima busanzwe nkuko nabikubwiye, icyambere nuko abantu bakundana nk'abashakanye, ikindi hakabaho kuba abantu bakihanganirana. Hari nk'igihe umuntu yagira ikibazo hakaba haboneka agakosa kuko abantu buya babana hari igihe haza amakosa, ko abantu basabana imbabazi, hakabamo no kugira gute no kubabarirana no kwihanganirana. Abagabo muri rusange ubona bakunda iki? Bakunda icyubahiro. Nicyo nashakaga. Noneho rero wenda reka tuganire nkanjye ku giti cyanjye experience nagiye mbona. Uzasanga nuganira n'umugore runaka akubwira ati "Jye umugabo wanjye ati nta nkunda nta nyubaha." Arabishaka byombi, sibyo? Kandi Pawulo yaravuze ngo yandikira itorero ryahera ngo mugabo ukunda umugore wawe. Umugore nawe gandukira umugabo. Noneho umwe aratanga kimwe undi aza n'ikindi. Yego. Noneho umwe arashaka kubyikubira byose. Urumva ahantu bipfira. Bishatse kuvuga ngo umugabo arategekwa kubaha nako gukunda umugore we. Yego. Ni itegeko gukunda umugore we. Noneho automatically bigahita byikora ko umugore yubaha umugabo. Ariko ubwo hakabanje urukundo. Hakabanje urukundo, umugabo akabanza agatanga urukundo, umugore nawe bigahita byikora cyane. Byakwanga akabikora ku ngufu kugira ngo byuzuzanye. N'abakozi b'Imana bariya bazabikora, Imana izabashoboza kuko na Paulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imana iguhe umugisha, mugira ibirori byiza. Hari akandi kantu wababwira wenda? Akandi kantu nababwira no kwabwira ngo bagire ubukwe bwiza, Imana izakomeze kubakira urugo. Ndabakunda cyane, ndahari, ntago ndi marene w'uyu munsi gusa ahubwo ndi marene w'ibihe byose. Yesu abahe umugisha. Murakoze cyane. Ngewe rero nka nyogokuru wawe impanuro ushobora gutanga yenda yatandukanaho n'abandi gatoya. Muri iki gihe abantu basigaye bakora bridal shower bakavuga ngo kuki umaze imyaka 20 uri mu rugo ngo ni ugusenga no kwihangana. Ngewe ndasaba yuko habaho gusenga no kwishima. Gusenga no kwishima ni ukubera iki? Ni ukuvuga ngo kubera iki? Ni iyihe bondi? Ni iki umugore n'umugabo bahuriraho? Ni ukubera iki wasize umuryango wanyu nawe ukabuge umuhuye? Icyo kintu mujye mukizirikana cyane. No muri Bibiliya babivugaho cyane. Ikintu cyo bavuga kuganduka hari igihe tubitandukira. Ugasanga umuntu araje ngo urarakaye uri umudamu ukareba hariya, kandi no muri Bibiliya baravuga ngo kirazira kaziza keretse uri mu mashengesho nabwo umugabo yakwemereye. Kira kintu rero kukizirikana cyane, tugasenga ariko nabyo tukabizirikana. N'abantu icyo kintu mujye mukizirikana n'abandi baraho. Turumvikana kuko hari ukuntu usenga, ndababwiza ukuri, iyo uri mu church pastor akavuga ashaka gusoma reading ukayumva, wahumiriza gutya ukabona umwana urwaye ukabona ibibazo byinshi ukabona iki. Tugizwe n'ibice bitatu. Hari ikintu cyitwa intekerezo zacu mento, hari ikintu cyitwa iyobokamana gusenga, hari n'uyu mubiri turora tugomba kwitaho kuko na shitani ubwayo yaravumwe kubera umubiri. Nabo ngo sinaranye iki kibumbu bumbye none. Rero buri gihe shitani ica mu mubiri wacu. Uyu mubiri wawe rero n'umugabo wawe mujye muwitaho cyane. Umubiri ukeneye undi, umubiri ukeneye undi. Genda bivuga mbisubiramo, umubiri ukoze iki? Ukeneye undi. Mu rwego rwa siyansi yewe ndi scientist, hari ibintu tutagomba kujya twirengagiza. Uyu mudamu afite amaraso akozwemo, uyu nafite yakozwemo. Umugabo aravuga ngo akozwe muri X and Y kurumuzunguzo bakize. Umugore ni X and X. So uyu mugabo arifite, umwana wanjye akakugira. N'undi munsi ntuzavuye ngo muzareshya.
rero iyo wayi cyangwa ugereke mu gifaransa ifite ibiyiranga ni ibintu bimwe. Umugabo yanga hates to be challenged, yanga ko wamucalenginga cyangwa ukamugereranya n'abandi. Is a dictator, ushobora guhitamo gukora ikintu atakubwiye. Is a decision maker, agafata umwanzuro. Rero mwana wanjye ibyo nibiba uzamenye ngo ni ibintu karemano utahindura. Ibizakuvuna mwana wanjye. Kandi ufite experience, ufite abana bane, naho ngo batatu n'umukobwa umwe n'abuzukuru bane. So mfite experience mu buzima. Nta hantu bihuriye. Hari ikintu cyo kuvuga ngo Imana yarakiremye. Umwana ashobora kwituma hariya n'umujugunyu ukavuga ngo niko bimeze. Rero hari ibintu by'umugabo agira utahindura. Icyakane rero akunda cyane cyatuma akorohera ni ukumwogeza, ni ukumushimisha, ni ukutamubwira nabi, ni ukutamuca amagura, ni ukumugaburira hirya no hino. Urabyumva? Ibiryo ni ibindi burya ari hano no hirya yawe. Gusoza pasiteri MC aya magambo mvuga nta wundi wayavuze. Kandi aya magambo ari ubu experience kandi ametike niko pasiteri n'abandi barimo barabyumva. Hari abantu benshi bari mu ngo bababaye kubera kutamenya imiterere yacu. Turumvikana? Haleluya, haleluya. Nukuri n'Imana irabizi, n'Imana ikoze barabyumvise rwose. Hari akantu kangiyemo kugira ngo mbabwire, sibyo? Data mwana wanjye mukobwa mwiza, wewe gica bugufi wumvira umugabo wawe, nuko iyo ngingo ya 4 ibintu byose nabyo bizagenda neza. Rero mbifurije urugo ruhire, nanjye nzababa hafi bishoboka kandi bagire neza. Mumbabarire uyu mubyeyi rwose aduhereze inomero. Zaburi ya mbere.